ndakwikiza cyoroshye cyane ndavuga. Hello guys, mumeze mute? Mumeze neza? Abantanze rero njye nitwa Uwimbabazi TV. Ndabashimira cyane, ni njye mukunda kureba cyangwa se mugakomeza gukurikirana ibiganiro byanjye. Mfashe umwanya wo gushimira abantu mwese mwigomwa umwanya wanyu mugakora subscribe, mukanasharinga, mukandika na comment. Ntabwo bivuga yuko nanone hari abantu batabikora. Hari abantu batabikora, ariko n'ubundi burya icyo Imana yateganyije umuntu ntawe kijya, kandi iyo Imana yavuze ngo urya nta kabuza uba ugomba kurya uko byagenda kose. Nta kintu na kimwe ushobora gukora kugira ngo urare udakojeje ikintu mu kanwa, kuko Imana iba yabyemeye. Niba Imana yabyemeye rero uba ugomba kurya, uba ugomba kunywa, uba ugomba kwambara. Rero ntabwo mvuga ko hari benshi babona link yanjye ntimuyikoreho, birumvikana cyane cyane nk'abantu baba baramaze kwamamara. Nyine bumva ko iyo bagiye bakagera aho bagera, bumva ko batasubira inyuma, baze natwe barebe, natwe turi kuzamuka, avuga ati reka natwe aho ko tumaze kugera aho tugera, reka natwe dufashe bagenzi bacu kugira ngo nabo batere ikirenge mu cyacu. Icyo gihe rero iyo batabikoze, Imana yo iraza ikabikora. Rero ndashimira abantu mwese mukunda kunkorera subscribe, kuyima rwose aba ari ingirakamaro kuri njyewe. Ariko nta mpamvu ya beef. Abanyarwanda ubundi tugira utuntu twacu, hari utuntu tuba tugendana, utuntu kutubifurana nyine, tumeze nk'abagabo bapfa abagore nabo bigeze kuri entertainment yacu. Rero mu masinema nyarwanda nyine ubu mbona nyine ataba ari ibintu birebeka neza tu. Abanyekongo rero nabasuhuje, ni mwargerire cyangwa se mwazukire cyangwa se gurebiri na mwese. Aka kanya rero mfashe umwanya wo gushimira nyine abantu mwese nananenga. Burya gushimira haba harimo kunenga, no kunenga habamo gushimira, kandi habamo iyo umuntu wagize Imana umuntu akakunenga. Iyo ubaye umuntu muzima ufite ugutekereza kuzima, iyo umuntu akunenze uzagenda uvuga ati se yanenze byagenze gute, ese iki yatumye anenga? Ndanenga abahanzi bo muri iyi minsi. Abahanzi bo muri iyi minsi nyine hari uturirimbo bafite hari indirimbo bagiye bafite nyine ukabona ntaho zihuriye n'umuco wa kinyarwanda ubwacu twifitemo. Erega nubwo mubona nyine hari ibintu byinshi abanyamahanga bagiye baturusha hanze, impamvu hari ukuntu babikora, noneho mu kubikora bagashyiramo ubushishozi, bakanashyiramo ubushake. Niyo mu byo kumva ngo Diamond yakoze indirimbo umuntu umwe yagize miliyoni, abo bande bose hari uburyo babigenza. Rero ntiwumve ko uzabona views cyangwa se uzabona amasubscribe, amasapoti menshi. Ntuzumve ko ibyo byose uzabibona kuko watandukiriye umuco. Ukavuga ati nintandukira umuco buri kimwe cyose nzakibona, kandi ngira ute
ugikore uko nyifuza. Bro, waba umukobwa cyangwa se ukaba umusore, ni byiza ko ugendana n'umuco wawe. Like tubona indirimbo z'abanyamahanga, abakobwa babyina bambaye ubusa nta kibazo. Ese reka nibazize abakobwa, ese kuki umusore cyangwa se uwo muhanzi araza akaguha amafaranga ukagenda ukamumansurira, ariko numva mu ndimi z'iki gihe bavuga, ukagenda ukamumansurira, ukabyina, ugashyira ibere ku musozi nta kibazo, ugashyira inda ku musozi nta kibazo, ugashyira ibice byawe by'umubiri, ibice by'ibanga ku musozi nta kibazo. Ese bwo wari uzi ko uwo mwana uzagukomokaho uzareba iyo ndirimbo yawe wabyinnye umeze neza? Ese wumva uwo mwana wawe nuramuka ubyaye uwo mwana, iyo ndirimbo azareba, ubwo urabona ko azayireba akagushima cyangwa se azayireba kugaye? Ese urwo rubyaro rwo ruzagukomokaho rwo ruzaza none rwo rumeze gute? Uyu ni umwanya wo kunenga abakobwa. Nimugire indangagaciro za Kinyarwanda, ntikizajya gituma mutaba beza, ntikizajya gituma mudakora ibintu byiza. Nyine bigira ibintu byose muzabikora kandi bibaryoheye, ariko namwe muzajya mushyiramo ubushishozi. Ntabwo ushobora kumbwira ko ushobora guha amafaranga ukava hano nka Nyabugogo ukagera nka downtown wambaye ubusa ngo ni amafaranga. Hari amafaranga, nyine amafaranga turayakunda twese twirukanka tujya kuyashaka. Nicyo buri wese azindukira, yabone ko yabona n'ibyo birayi, cyangwa se kugira ngo abone ko yabona n'ibyo bitoki. Birambabaza iyo mbonye abakobwa mwiyambika ubusa. None njyewe wazanyira nk'umuyobozi, njye nabamarira mu mugozi. Urifata ukiyambika ubusa imbere y'urungano rwawe, imbere y'abo uruta. Ese ni ubuhe bwenge uri kwigisha nyine urungano rwawe? Njyewe ndumva twakagombye gukora ibintu byacu ariko tukabikora mu ndangagaciro za Kinyarwanda, tugaragaza ko turi Abanyarwanda. Ntabwo kuba turi Abanyarwanda ko tuvuga Ikinyarwanda, cyangwa ntabwo ari uko duhuriye ku Kinyarwanda. Turibeshya cyane, ubundi hari ibintu twibeshya muri twebwe, tukabona ko nyine n'imyiriwe ni mu Kinyarwanda, ndabizi ko ari mu Kinyarwanda, n'imwaramutse ndabizi ko ari mu Kinyarwanda. No, ibyo byonyine ntabwo ari byo biduhuje. Buri kintu kiduhuje twese ni indangagaciro. Birababaje wakumva ngo u Rwanda nirwo rufite abakobwa babyina biyambitse ubusa. Ndacyanenga abakobwa. Ese wa mukobwa we, Imana ifite uburyo yakuremye, ikurema neza, nta kintu na kimwe ubuze, uri mwiza, ufite isura nziza, ufite amabere meza, ufite amabuno meza, nyine nta kintu na kimwe udafite. Ariko ukajya kwa muganga, ati mubage kino kibuno, mukibage, mushyireho kino, kabiri gatatu. Hari uburyo ibintu bisigaye biba, mukumva mwarumiwe, ngo bisigaye biza mwinyo. Abasista wanjye, uwo musore uzagukunda ni uko agukunda iki kibuno cyonyine. Nushaka uzamubwira ati mva
yewe sinshaka gukundana nawe, sinshaka kumenyana nawe, guma wenyine nanjye ngume njyenyine. Kuko kugira ngo ugende wibagisha ikibuno wagumirwa, njye mbona wagumirwa, kuko ingaruka zo kwibagisha, izo kwibagisha byonyine zirengeje kugumirwa. Nta muntu uzagukunda ngo nuko ngo wagiye kwibagisha ikibuno. Ikibuno ni igiki se? Cyakora reka nkubwire, aho ngo uzagende ukundwe n'umusore ngo nuko wagiye kwibagisha ikibuno. Nabwiye ko abasore bo muri iyi minsi namwe ngereka amagaruke pe, murabasitari, mufite ubwenge, ikintu cyose muragifite kandi mushyira mu gaciro. Ariko ni muri umuhanzi, sibyo? Uzi neza yuko ufite abantu barenga miliyoni 100 zigukurikira, zijya kuri channel yawe, turashaka runaka, cyangwa iki, wenda like spoza nka warusunguye nkanjye warusungu cyangwa se uw'imbabazi, mbaye umwe muri abo bantu bose bagukurikirana. Niyo mpamvu iyo mbonye indirimbo ngasanga indirimbo irimo n'ibintu bitampesheje amahoro, cyangwa se nta nubwo nanayikumbura. Uyu so umuntu cyangwa se nk'umurokore yambariye imyenda myiza, yambariye amakanzu meza, bayireba ngo ni iki narebye. Kandi ikintu naje no kureba rero, naje gusanga ibyo byose bipfira kudahana. Buriya bagiye bafata umuntu wakoze nyine warengereye bakagira gutya nyine bagakata agakato. Indirimbo yiwe nimba itujuje ubuziranenge bakayisiba kuri YouTube, ntago twabikora kabiri. Hari indirimbo nigeze kumva, gusa sinzi ari yande, ivuga ngo uri ingegera. Ese umunyamakuru uramutse ucurangiye indirimbo ngo uri ingegera, ubwo waba uyicurangiye cyangwa se waba uyicurangiye undi muntu wo ku ruhande? Ngo uri ingegera, uri umuki? Rero mfashe umwanya n'irinenga abo bantu. Burya twebwe nimba nyine like nta bantu baza kutunenga, byurega twebwe twinenga ubwacu, kuko nimba turi abasitari birumvikana ko turi abasitari, dufite aho tugeze, ariko dufite n'aho tugomba gukura barumuna bacu cyangwa se bakuru bacu cyangwa se bashiki bacu. Rero ntuzumve ko wageze aho ugera wumve ngo twebwe bakizamuka tuzabona anda uzadukanamye. Kandi nawe kugira ngo ugere aho ugera, ninjye waciyeho, niwe waciyeho. Twebwe tutakiza kuba turi hasi yawe, natwe turi hejuru yawe, nawe ukiri hasi. Ni muze rero twiye gufashanya, kuko njye naje gusanga byose gufashanya ari ibintu byiza cyane kurenza ibindi byose. Njye ndabyibuka ko hari igihe papa yigeze gutaha asanga mama ntabwo arahisha. Uzi ibintu yamukoreye, iramufasha mugira mu cyumba nje amumena urusenda mu maso, aramubwira ati masha ngo n'ubundi ngo ndabona nta bwenge ugira, ngo n'ubundi ngo biteke ngo ushyiremo urusenda sha. Kandi ubwo rwari yamumenya mu maso, n'uko urusenda razaba kirukuye.
rero nshatse kubwira nyine namwe ntimuzajye mutubera urusenda mu maso, ahubwo ikintu cyiza basi mujye mutuzamura kugira ngo natwe iyi sinema nyarwanda tujye tugira ahantu tuyikura tujye n'aho tuyigeze. Kandi gukina ibintu, hari ibintu rero rwose ugasanga wapi, hari umuntu upfa gukina. Gukina ni byiza, biruhura ubwonko kandi biranigisha, ariko ntabwo ari upfa gukina. Utegereza ufashe umwana w'imyaka 10, 15, 16, uragiye umwambuye ubusa ku gasozi ngo ari gushutinga ngo movie yawe gateri nabyo ngo ari gushutinga movie yawe. We muri wowe uyirebye iyo movie mwa mwarashutinze, wumva muri wowe umeze gute? Muranyihanganira. Ubwo rero nabashimiye cyane abantu mwese mwakurikiranye kino kiganiro kigufi, gusa mumbabarire kandi ndasinze cyane, Imana ibarire neza. Umuntu wese uri buze kuyibuka agakora subscribe akanasharinga, ndamushimiye cyane kandi Imana ize kumuha umugisha itagabanije. Murakoze rero, mwari kumwe na